Ndabashuhuje bene data bakundwa muri Kristo Yesu. Nejejwe n'Imana yongeye kumpa aya mahirwe kugira ngo nganire namwe ijambo ry'Imana. Duherukana mu mwaka ushize. Ndashima Imana yaturinze muri uriya mwaka duherereje inyuma, tukaba twarashoboye kwinjira muri uyu mwaka mushya w'ibihumbi 2021. Icyubahiro ni icy'Imana yacu yo yashoboye kubana natwe. Kandi nagira ngo nifurize mwese abakunzi b'ikiganiro Menya Ukuri umwaka mushya muhire w'ibihumbi 2021. Mbazaniye ijambo rero rifite umutwe uvuga ngo Imana itanze andi mahirwe. Hari andi mahirwe Imana itanze ku muntu wese ukigendera mu byangwa n'Uwiteka Imana. Niko Imana yambwiye ngo mbabwire umuntu wese wabaye mu byaha iyi myaka yose duherereje inyuma, wivuruguse mu byaha mu mwaka w'ibihumbi 2020, ariko Imana irakwihanganira, irakureka winjira muri uyu mwaka w'ibihumbi 2021. Imana igufitiye imbabazi rero, irakubwira ngo garukiraho, ba muri ibyo bibi wakoraga. Hari ibyaha Imana yanga urunuka, icyaha cy'ubusambanyi. Hari ubusambanyi bw'uburyo bwinshi, Imana yanga ibyaha by'ubusambanyi. Hari abakora ibyaha by'ubutinganyi, ibyo ni ibizira byangwa n'Uwiteka Imana yacu. Hari abakora ibyaha byo kwikinisha, ibyo ni ibizira imbere y'Uwiteka Imana. Ariko uyu munsi Imana iravuga ngo wowe wari umutinganyi, wowe wikinishaga, waba umusore, waba inkumi, waba umugabo, waba umugore, uyu munsi Imana itanze andi mahirwe kugira ngo wisuzume wihane icyo cyaha cyakugize imbata. Uyu mwaka w'ibihumbi 2021 ni umwaka w'amahirwe Imana ihaye abantu kugira ngo bisuzume, bagenzure ingeso zabo, bagenzure ibikorwa bakora ko bidahesha Imana icyubahiro, bihane bagaruke mu nzira. Imana ifite imbabazi cyane, irashaka ko abantu bayigarukira, irashaka ko abantu bareka ibyangwa nayo bagakora ibishimwa nayo. Wowe wari umusambanyi, warasambanye, warigurishije, ukora ibyangwa n'Uwiteka Imana mu myaka yose uherereje inyuma, Imana irakurindira, kwihanganira. None wageze mu mwaka w'ibihumbi 2021, irakubwira ngo iguhaye andi mahirwe. Aya ni amahirwe ya nyuma Imana iguhaye kugira ngo wisuzume, ureke ibyo byaha wagenderaga, mureke ubwo busambanyi, ingingo zawe ureke kuzikoresha ibyaha, ahubwo umenye ko ari ingingo za Kristo, udakwiye kwitwara uko wishakiye, kuko ntabwo uri uwawe ngo wigenge, ugengwa n'Imana yakuremye. Ntabwo uwo mubiri wawe ari wowe uwufiteho ububasha, uwufiteho ububasha ni uwawuguhaye. Imana ifite ubuzima bwawe mu kiganza cyayo. Niyo mpamvu nkubwira ngo icyumva ubutumwa bwiza ntiwinangire umutima. Aya ni amahirwe Imana iguhaye kugira ngo wisuzume, wigenzure, hanyuma wikosore. Ntupfushe ubusa aya mahirwe mwene data, ahubwo ugarukira Imana. Niwinangira ukanga kumva, umujinya w'Imana urakubyukira. Niwinangira ukanga kumva, uratuma uburakari bw'Uwiteka Imana buguhagurukira. Hari ibyo Imana isezeranya rero abantu binangira bagakomeza gusayisha mu byaha, bagapfusha ubusa amahirwe Imana ibahaye. Reka dusome ijambo ry'Imana dusanga mu Byahishuwe ibice 21 umurongo wa 8. Haravuga ngo ariko abanyabwoba n'abatizera, n'abakora ibizira, n'abicanyi, n'abasambanyi, n'abarozi, n'abasenga ibishushanyo, n'abanyabinyoma, bose umugabane wabo uzaba mu nyanja yaka umuriro n'amazuku, ariyo rupfu rwa kabiri. Abantu bakora ibyaha bakanga kubireka, umugabane wabo uzaba mu nyanja yaka umuriro n'amazuku, ariyo rupfu rwa kabiri. Mwene data mukundwa, wowe nkurikiye kuri iyi channel ya YouTube, ntabwo nkwifuriza kuzarimbuka, ntabwo nkwifuriza kuzaba muri iyo nyanja yaka umuriro n'amazuku, ahubwo ndifuza ko wahindukirira Uwiteka Imana. Ndifuza ko wakoresha neza aya mahirwe Imana iguhaye, ukagarukira Imana. Niba wasambanaga ukareka ubusambanyi ntukongere gusambana ukundi, niba wari umutinganyi ukareka icyo kizira cyangwa n'Uwiteka
uwiteka Imana. Ntaho byabaye ukabona umugabo arararikira umugabo mugenzi we, urakoresha umubiri icyo utagenewe. Imana irashaka kugarukira Imana. Hari amahirwe y'uko wagaruka Imana ikakubabarira. Imana itanze amahirwe kugira ngo icyo cyaha cyakugize imbata, wowe wibwiraga ko utagikira, Imana ifite imbaraga yo gukiza. Imana ifite imbaraga yo kugukiza ubutinganyi. Wowe wa mugabo watinganaga n'umugabo mugenzi wawe, wowe wa mugore we watinganaga n'umugore mugenzi wawe, ntabwo ibyo urimo gukoresha umubiri wawe ari cyo Imana yabigeneye. Imana yagennye ko umugabo agomba kubana n'umugore, atagomba kubana n'uwo bahuje igitsina. Imana yagennye ko umugore agomba kubana n'umugabo badahuje igitsina. Ntabwo yamugeneye kubana n'umugore mugenzi we ngo amufate nk'umugabo mugenzi we, cyangwa umugabo afate umugabo mugenzi we nk'umugore. Ibyo ni ibizira byangwa n'uwiteka Imana. Ibyo byaha bimeze bityo nibyo byatumye Sodoma na Gomora harimbuka. Iyo dusomye mu Itangiriro tubona ukuntu Imana yarimbuye Sodoma na Gomora kubera ibyo byaha bakoraga byangwa n'uwiteka Imana. Wowe rero wumva ubu butumwa bwiza, ndakwifuriza kugira ngo ukoreshe neza aya mahirwe uhawe n'uwiteka Imana muri uyu mwaka w'ibihumbi 2021. Wihana ibyaha byawe, ugarukire uwiteka Imana, ureke ibyaha wagenderagamo, wowe utizeraga uzamure kwizera mu mutima wawe. Wowe wabeshyaga ntukongere kubeshya, wowe wibaga ntukongere kwiba ukundi, kuko uwiteka Imana agufitiye imbabazi. Ntabwo ashaka kuzaba muri iriya nyanja yaka umuriro n'amazuku, ahubwo arifuza ko wakwigenzura mu mirimo yawe, ukagenzura ibyo ukora, ukagenzura ibyo uvuga niba bidakwiye, ukikosora, ukagenda nk'uko Imana ishaka, ukazaragwa ubugingo buhoraho. Ntabwo Imana yitaye ku gihe umaranye icyo cyaha, nubwo waba ukimaranye imyaka 20, imyaka 50, Imana ifite imbaraga zo kukigukiza. Abantu tugira imyumvire ivuga ngo umutinganyi iyo yabitangiye wari umwana ngo ntabwo yakira icyo cyaha, ngo umuntu watangiye kwikinisha ngo ari umwana mutoya ngo ntabwo icyo cyaha cyamuvaho, ngo kiba cyaramugize imbata yacyo. Nibyo aba yarabaye imbata yacyo, ariko Imana ifite imbaraga zo kumubatura muri ubwo bubata bw'icyo cyaha. Imana ibya bindi dutekereza ko bidashoboka, ku Mana birashoboka. Imana ibasha kukubohora, Imana ibasha kukuzura, ikagukura muri urwo rupfu rw'ibyaha, ikakugira muzima, ukaba muzima, ukagendana n'Imana muri uyu mwaka w'ibihumbi 2021. Umva nshuti mwene data, birashoboka ko mu mwaka w'ibihumbi 2020 hari ibyagutsinze, ariko uyu munsi hari amahirwe y'uko ubasha kubyigaranzura, ukabitsinda, ukagendera mu nzira Imana igushakamo. Gendera mu nzira Imana igushakamo. Koresha aya mahirwe neza, wigaranzura ibyakunesheje mu myaka waherereje inyuma yose. Uyu mwaka w'ibihumbi 2021 uwugendemo neza, uwugendanemo n'Imana neza, ukora ibyiza, ukora iby'Imana ishima. Imana igufitiye imbabazi, nta kintu kinanira Imana. Nubwo waba icyo cyaha ukimaranye imyaka myinshi, Imana ifite imbaraga zo kukubohora, nibasha kuguhanaguraho ibicumuro byawe byose, ikakubabarira ibyaha byawe byose, ikakubohora. Muri Yesaya ibice 43 umurongo wa 25 aravuga ngo ubwanjye nijye uhanagura ibicumuro byawe nkakubabarira, sinzabyibuka ukundi. Imana iyo yakubabariye ibyaha byawe ntabwo yongera kubyibuka ukundi. Koresha ayo mahirwe rero uhawe, nshuti yanjye, igaranzura icyo cyaha cyakugize imbata, igaranzura ibyagutsinze mu myaka uherereje inyuma. Iyo Mana yakurinze ikakwihanganira, ntiyemere kukurimbura ngo urimbukire muri icyo cyaha imyaka yose uherereje inyuma ukora ibyo byaha, ikakwemerera ko winjira muri uyu mwaka w'ibihumbi 2020 igufitiye imbabazi, irakubwira ngo niyiguhanaguraho ibicumuro byawe byose. Imana ibasha kukwezaho ibyo bicumuro byawe byose. Imana ibasha kugukiza icyo cyaha cyakugize imbata, ikakubohora, ikakugira umudendezo. Ndakwinginze kugira ngo uyu mwaka w'ibihumbi 2021 ukubera umwaka wo kwigaranzura ibyakunesheje mu w'ibihumbi 2020. Uyu mwaka ukubera umwaka w'ubutsinzi, uyu mwaka ukubera umwaka wo kunesha ibyakunesheje mu myaka uherereje inyuma. Imana ifite imbaraga zo kubigukiza. Yigarukire,
ikigusaba ni ukugira umutima wisuzuma, ni ukugira umutima uyigarukira, ni ukugira umutima wanga icyaha, ugasaba Imana imbaraga zikigutsindira, ukagisohokamo, ukemera kugendana n'Imana yawe kugira ngo utazajya mu nyanja yaka umuriro n'amazuku byateguriwe abakora ibyangwa n'Uwiteka Imana. Imana yo mu ijuru igutabare kandi kurengere wowe unteze amatwi ukaba wari ukigendera mu bibi Imana yanga. Imana igufitiye umugambi wo kugira ngo irokore ubugingo bwawe. Imana ifite umugambi wo kugira ngo ugukize ibibi byose wagenderagamo. Niwumva aya magambo ntiwinangire umutima, niwumva aya magambo umutima wawe ukagira guca bugufi, ugahindura umushyitsi imbere y'Uwiteka Imana, ukagira umutima ugaruka, ukisuzuma ukumva ko ibyo wagenderagamo bidakwiye, ugafata icyemezo cyo kuvuga ngo ngiye kugendana n'Imana muri uyu mwaka w'ibihumbi 2021, ukavuga uti ibyo nakoze mu myaka mperereje inyuma birahagije, ariko uyu ni umwaka wo kugira ngo ngarukire Uwiteka Imana yanjye. Ukiyemeza mu mutima wawe ukavuga uti uyu ni umwaka wo kwigaranzura ibyanesheje mu myaka ishize, uyu ni umwaka wanjye w'ubutsinzi, ngomba kugenda muri uyu mwaka w'ibihumbi 2021 ndi umutsinzi, mbasha gutsinda ibyaha byandushaga imbaraga, kuko Uwiteka Imana yiteguye kukuneshereza. Imana yakubwiye ngo ubwayo niyo izahanagura ibicumuro byawe, ikakubabarira ku bwayo, izakubabarira ku bwayo, itabitewe nuko ufite imbaraga, itabitewe nuko uri umukiranutsi, ahubwo bitewe nuko wagize umutima uca bugufi, ukemera icyaha cyawe kandi ukagira umutima ushaka kukireka, umutima ushaka kwihana, umutima ushaka kugarukira Imana, umutima uca bugufi imbere y'Imana. Ntabwo Imana izigera iwusuzugura. Rero Imana itanze andi mahirwe kugira ngo abantu bisuzume, mwisuzume, twisuzume, turebe imigendere yacu, wisuzume. Ndavugana n'abantu b'ubwoko bubiri. Hari umuntu utarigeze afata icyemezo cyo gukizwa ngo yegurire ubugingo bwe Kristo, agakomeza kwivuruguta mu byaha, akumva ari ubutwari, akumva bimunejeje. Umva wa muntu we, wowe wumva ubu butumwa, wowe uri busoma ubu butumwa ukabutega amatwi ukabwumva kuri iyi channel ya YouTube, ntiwinangire umutima, uhindukire nawe wakira Imana mu mutima wawe, wiyegurire Kristo Yesu, ureke ibyo byaha byawe, ureke ibyaha, ukizwe ubugingo bwawe, bwegurire Kristo abuyobore. Undi muntu wa kabiri ni umuntu wakijijwe, umuntu wigeze gukizwa akaba mu by'Imana neza, ariko igihe kikagera akagira intege nke agasubira mu byaha. Uyu munsi Imana iravugana nawe ngo garuka, garukira aho ngaho, va mu biyobe wabuyobeyemo, garukira Imana. Imana yiteguye kukugirira neza. Erega nukora ibyiza Imana izakwemera, nukora ibyiza Imana irongera ikwemere, nukora ibyiza uzaba umutoni w'Imana, nukora ibyiza Imana irakwemera. Iyo dusomye mu Itangiriro ibice 7 tuhasanga inkuru za Kayini na Abeli murumuna we. Kayini yagiriye ishyari mwene se Abeli kuko Imana yari yitaye ku ituro rye cyane ngo ntiyite kurye, nuko ngo amugirira ishyari. Umurongo wa 7 haratubwira muri ibyo bice 4 by'Itangiriro, haravuga ngo nukora ibyiza uzemerwa, ariko nudakora ibyiza ibyaha byitugatugira ku rugi, kandi ni wowe byifuza, ariko ukwiye kubitegeka. Dukwiye gutegeka ibyaha mwene data, dukwiye gutegeka ibyaha. Ntabwo ukwiye kwemera gutegekwa n'icyaha ngo kigutware, wikwemera kuba imbata y'icyaha. Nukora ibyiza uzemerwa n'Imana, nubwo waba warakoze ibyaha byinshi ugasayisha ukaba ruvumwa mu bantu, ariko uyu munsi Imana itanze andi mahirwe. Irakubwira ngo nugaruka ibyo byaha ukabyihana, ukiyemeza kugendana n'Imana, ukiyemeza gukora ibyiza muri uyu mwaka w'ibihumbi 2021, Imana irakubabarira, Imana irakugirira neza. Erega ntabwo ushobora kubuza icyaha gukomeza
gukomanga ku rugi rw'umutima wawe. Icyaha gishobora gukomanga ku rugi rw'umutima wawe ariko ntiwemere ko kinjira, wo kugiha karibu muri wowe, wo kugiha ikaze. Niwe yakwemera ko kigutsinda, wikwemera ko kigutsinda. Uyu mwaka w'2020 gira kumaramaza muri wowe. Fata ingamba nshya, uvuga uti nubwo hari irari ririmo kuzamuka muri jye ariko ntabwo ndiho icyicaro mu mutima wanjye, ntabwo ndyemerera ko gukora icyo rintegeka gukora. Uko ni kuri butsinde iryo rari, ni kuri butsinde icyo cyaha. Uratsinda kubera ko wiyemeje kandi ugasaba Imana kugira ngo ikuneshereze, kuko twabonye Imana ubwayo ko ariyo ihanagura ibicumuro by'abana b'abantu. Nta muntu wakwikiza rero. Kristo Yesu niwe utubatura, niwe udutsindira ibyaha, niwe utubera imbaraga. Ushobora kutabuza ibyaha gukomanga ku rugi rw'umutima wawe ariko nyamara ukabibuza kwinjira mu mutima wawe, cyangwa ntubyemerere ko bigutsinda ukabitsinda kuko wafashe ingamba. Hari ibyagutsinze mu mwaka w'2020 ariko uyu mwaka w'2021 twinjiyemo Uwiteka guhaye andi mahirwe kugira ngo ubyigaranzure ibyo byagutsinze ubashe kubitsinda. Kandi birashoboka hamwe n'Imana, birashoboka kuko Kristo Yesu twizera niwe uturwanirira, niwe udutsindishiriza. Imana iguhaye andi mahirwe. Saba imbaraga muri uyu mwaka w'2021, usaba Imana kugira ngo ikwambike imbaraga ubashe kunesha icyo cyakunesheje, ubashe gutsinda icyo cyagutsinze mu mwaka w'2020. Uyu mwaka w'2021 ukubera umwaka w'ubutsinzi. Iyo dusomye mu Bacamanza tuhasanga inkuru Abacamanza ibice 16, turasoma umurongo wa 28 tugeze ku wa 30. Turareba ibifatanye n'urupfu rwa Samusoni. Samusoni uyu nguyu Imana yari yaramutoranirije kuva akivuka, nta cyuma kigeze kimugera ku mutwe. Imana yari yamutoranirije kuba umunaziri, yari imufiteho umugambi. Ariko kuba Imana igufiteho umugambi ntibivuze ko Satani atakurwanya, ntibivuze ko utageragezwa, ntibivuze ko icyaha kitakomanga ku rugi rw'umutima wawe. Ariko ni wowe ufite ububasha bwo kugiha karibu cyangwa ukanga ko kinjira mu mutima wawe. Iyo wagikinguriye kirinjira kikakurimbura, ariko iyo wakimye ikaze mu mutima wawe ubasha gutsinda ukabaho mu buzima bw'ubutsinzi. Reka rero twumve izi nkuru za Samusoni mu iherezo rye. 16 Abacamanza umurongo wa 28 haravuga ngo nuko Samusoni atakambira Uwiteka aravuga ati, Uwiteka Mana ndakwinginze mpimbaraga aka kanya gusa Mana, kugira ngo mporere amaso yanjye yombi Abafilisitiya, mporere amaso yanjye yombi Abafilisitiya. Samusoni aherako afata inkingi zombi zo hagati ziteze inzu, arazegamira, ukuboko kw'iburyo gufata imwe n'ukw'ibumoso gufata indi. Umurongo wa 30, Samusoni aravuga ati, mpfane n'Abafilisitiya. Aritugatuga n'imbaraga ze zose arazishikuza, inzu iridukira abo batware n'abantu bari barimo bose. Nuko abo Samusoni yiciye mu ipfa rye bari benshi baruta abo yishe mu minsi yose yo kubaho kwe. Uyu ni Samusoni. Samusoni nubwo yagiye mu ntege nke agacumura ku Uwiteka Imana, yagiye mu ntege nke agacumura bigatuma abanzi b'Abisiraheli bamunogoramo amaso, aribo Bafilisitiya. Ariko nyuma yasabye Imana, yaravuze ati Mana, yagize ifuye aravuga ati Mana ndakwinginze ongera umpe imbaraga. Asaba Imana imbaraga nubwo yapfanye nabo, ariko yatakambiye Uwiteka Imana aravuga ati, Uwiteka Mana ndakwinginze mpimbaraga aka kanya gusa Mana. Asaba imbaraga ati mpimbaraga aka kanya gusa Mana. Imana yarazimuhaye, yaramwumviye imuha imbaraga.
yamuhaye andi mahirwe yo kongera kugira izindi mbaraga. Ubundi mbere yari yaramuhaye imbaraga, yari afite ubudahangarwa, ariko amaze gucumura, amaze gukora ibyangwa n'Uwiteka Imana, za mbaraga zimukurwaho. Zimaze kumukurwaho bamukora uko bashatse, abanzi be bamukoresha ibyo bashatse, ariko ageze aho bamuhamagaye kugira ngo bamushinyagurire mu gitaramo cyo bari barimo abo banzi be b'Abafilisitiya, bagira ngo abataramira baganirire bamushinyagurira. Urumva bari baramunogoyemo amaso, ntiyabonaga kwari ukumushungera. Ariko Samusoni ibyo biramubabaza, atakambira Uwiteka Imana ati mpa imbaraga aka kanya gusa. Imana yumvise ijwi ryo gusenga kwe, irongera imuha imbaraga, aritura ya nzu, afata inkingi arazishingura, ya nzu igwira ba bantu bose. Imbaraga z'Imana ziragaragara. Nawe uyu munsi ndakwinginze, wowe wari warananiwe kwigaranzura ibyaha wagenderagamo byari byarakugize imbata, uyu munsi nawe bwira Imana uti Imana nkusabye imbaraga, nkusabye imbaraga. Ndavugana nawe, we wigeze gukizwa neza, we wigeze kuba uri umukozi w'Imana, ariko uyu munsi ukaba warabivuyemo. We wigeze kuba uri umuvugabutumwa, uyu munsi ukaba warabivuyemo, warasubiye mu nzoga. We wigeze kuba uri umuririmbyi, uyu munsi ukaba warabishingutsemo, warabaye umusambanyi. We wigeze kuba uri umupasiteri, uyu munsi ukaba warabivuyemo, uri umusambanyi, uri umutinganyi, uri umuntu ukora ibyangwa n'Uwiteka Imana. Uyu munsi Imana iguhaye andi mahirwe, nugarukira Imana, Imana irakugarura. Imana irakugarura, wongera uhagarara imbere yayo. Niko muri Yeremiya hambwira, muri Yeremiya ibice 15 n'umurongo wa 19 harambwira ngo ariko n'ubu nimungarukira ndabagarura, ibishimwa nimubikura mu bigawa, nzabagira nk'akanwa kanjye. Nawe uyu munsi nufata ingamba zo kugarukira Uwiteka Imana, nureba aho wavuye ukagwa, ugafata icyemezo cyo kuvuga ngo uyu mwaka w'ibihumbi 2021 hari icyo Imana yandindirije, ngiye gukoresha aya mahirwe yanjye. Mana ndakugarukiye, ibi byaha nagenderagamo ndabiretse, sinzongera kubisubira ukundi. Ngarura mu nzira Mana, ndagarutse. Ukabikora ufite umutima umenetse, wumva koko ubabajwe nuko wacumuye ku Uwiteka Imana. Imana irakugirira imbabazi, Imana irakubabarira. Fata ingamba zo gutsinda ibyakunesheje mu mwaka w'ibihumbi 2020, maze muri uyu mwaka w'ibihumbi 2021 wiyemeze kugendana n'Imana, wiyemeze kubaho mu buzima bunesha, wiyemeze kubaho uri umutsinzi. Imana yo mu ijuru igutabare kandi ikugirire neza. Imana ifite imbaraga zo kugukiza, Imana ifite imbaraga zo kukubohora muri ibyo byaha warubatiyemo. Icyo cyaha cyakugize imbata wibwiraga ko utashobora kugikira, Imana ifite imbaraga zo kukikubohoraho, kuko ari Imana ifite ububasha. Kuko Imana nayo iribaza ikavuga iti muri Yeremiya ibice 8 umurongo wa 4 haravuga ngo maze kandi uzababwire uti Uwiteka arabaza ati mbese abantu bagwa ubutazabyuka, umuntu yayoba inzira ubutazayigarukamo. None se ubu bwoko bw'i Yerusalemu kuki bwasubiye inyuma bukagenderanira ko bagundira uburiganya bakanga kugaruka? Imana yacu nishimwe cyane. Umurongo wa 6 akavuga ngo nabateze amatwi numva batavuga ibikwiriye, nta numwe wihannye ibyaha bye ngo avuge ati mbese ariko nakoze iki? Umuntu wese aromboreza mu nzira ye nk'uko ifarashi ivuduka ijya mu ntambara. Yateze amatwi. Imana yaguteze amatwi mu mwaka w'ibihumbi 2020 ngo ireba ahari ko wihana, wowe wamusambanyi we. Imana yaguteze amatwi wowe wamutinganyi we, ngo irebe ahari ko wihana ukareka icyo cyaha ukagarukira Uwiteka Imana. Imana yaguteze amatwi wowe wamurozi we, ngo irebe ko wakwihana ukareka kuroga ugakizwa ugahindukirira Imana. Irabibura. Imana yaguteze amatwi wowe usebanya, wowe usebya abandi ugaharabika amazina yabo, ngo irebe ko wakwihana ukareka icyo cyaha. Irabiheba. Ariko
iravuze ngo itanze andi mahirwe muri uyu mwaka w'ibihumbi 2021. Ayo mahirwe yakoreshe neza wisuzuma, ayo mahirwe yakoreshe neza ugarukira Uwiteka Imana, ayo mahirwe yakoreshe neza wigaranzura ibyagutwaje igitugu, ibyari byarakugize imbata mu myaka yose uherereje inyuma. Imana yo mu ijuru igufitiye imbabazi, irashaka kugaruka mu nzira, irashaka kuyigarukira, nugaruka irakugarura. Imana ifite imbabazi nyinshi cyane, Imana yiteguye kukugirira neza. Imana irashaka kuva muri ubwo bubata bw'ibyaha wagenderagamo ugakora iby'Imana ishaka ishima. Ibyaha ukabireka ukabizibukira ukagenda nk'uko Imana ishaka. Umujinya w'Imana utarakubyicyirizwa, umujinya w'Imana utaraguhagurukira, kuko Imana irababaye cyane, babajwe n'abantu biziringa mu byaha badashaka kubivamo. Iguhaye amahirwe ya nyuma kugira ngo ahari wisuzume, irebe ko wayigarukira, irebe ko wakoresha ayo mahirwe uhawe neza ugatsinda icyo cyaha cyagutwazaga igitugu. Kandi nugira umutima ugaruka, Imana nayo irakugarura. Nugira umutima ugaruka, Imana irakugarura, irakugirira neza, irakurengera, iragutabara, iragukiza ibyo byaha. Ntabwo uwo mubiri wawe ukoresha ibiteye isoni ubufiteho ububasha, ntabwo wigengaho. Imibiri yacu ni ingingo za Kristo. Iyo dusomye mu Bakorinto ba mbere ibice 6 umurongo wa 15 haravuga ngo ntimuzi yuko imibiri yanyu ari ingingo za Kristo? Mbese noneho ntore ingingo za Kristo nkazihindura ingingo za maraya? Ntibikabeho. Ntimuzi yuko uwifatanya na maraya ababaye umubiri umwe nawe? Kuko Imana yavuze iti bombi bazaba umubiri umwe. Ariko uwifatanya n'Umwami Yesu aba abaye umwuka umwe nawe. Ndakwifuriza kuba umwe na Kristo Yesu, ndakwifuriza kwifatanya na Yesu muri uyu mwaka w'ibihumbi 2021. Ifatanye na Yesu kugira ngo ube mu mwuka umwe na Kristo Yesu, itandukanye na Satani, itandukanye n'ibyaha bagenderagamo. Ifata ingamba nshya muri uyu mwaka w'ibihumbi 2021, wiyemeze guhindukirira Imana, wiyemeze kugendana na Kristo, wiyemeze kwegurira ubugingo bwawe Kristo kugira ngo abuyobore, wiyemeze guha ingingo zawe Kristo Yesu kugira ngo azitegeke. Wikwemera kuyoborwa n'icyaha, wikwemera gutwarwa n'irari ry'ibyaha ngo rigutsinde. Uyu mwaka w'ibihumbi 2021 iyemeze kugendana ubutsinzi, iyemeze kubaho mu buzima bunesha, unesha ibyakunesheje mu gihe gishize. Uvuga uti muri uyu mwaka w'ibihumbi 2021 ngomba kubaho mu buzima bunesha. Kandi Uwiteka Imana aragushoboza. Imana yo mu ijuru ikugirire neza. Wowe unteze amatwi, wowe wanyumvise, nawe wari warateshutse mu nshingano, wakoraga ibinyuranye n'ubushake bw'Uwiteka Imana, Imana iravugana nawe ngo uyigarukire. Imana iravugana nawe uyu munsi ngo uhindukire ukore ibishimwa n'Uwiteka Imana, uve mu bibi wagenderagamo, ahubwo ugendere mu nzira nziza Imana igushakamo. Ibizira wagenderagamo bireke kwikinisha, ntukongere kubikora ukundi. Umuntu ugasanga arakinisha ingingo z'umubiri we, igitsina cye, kugira ngo yimaremo irari rye, kandi ibyo ntibyemewe n'Uwiteka Imana. Icyo ni kizira ku Uwiteka Imana. Wowe unyumva ukaba wari warabaswe n'icyo cyaha, aya ni amahirwe Imana iguhaye kugira ngo icyo cyaha ukireke, ugicikeho, uhindukirire Imana, ugende nk'uko Imana ishaka. Imana yo mu ijuru igutabare kandi kugirire neza. Wowe unyumvise kandi ukaba wari wiyizeho ibyo byaha bimwe na bimwe nagiye mvuga, Imana igufashe kugira ngo ubashe kubitsinda. Imana iguha imbaraga zibasha kubinesha mu izina rya Yesu. Reka nsengane namwe mwebwe babasha kumva ubutumwa kuri iyi channel ya YouTube. Uwiteka Mana yo kwizerwa no kwiringirwa, ndagushimye Mwami Imana ko mbashije gutambutsa ubutumwa bwawe nk'uko wabumpaye.
nyemerera rero Mana isumba byose ugenderere buri umwe wese uzumva ubu butumwa kuri iyi channel ya YouTube kugira ngo buhindure ubuzima bwe. Uyu mwaka w'ibihumbi 2021 utubere umwaka wo gufata ingamba nshya zo kugira ngo nyagora ku ngoma data tubeho mu buzima bunesha, ntitukongere kuneshwa ukundi. Ubu waneshwaga n'icyaha ntikikongere kumunesha ukundi. Uwiteka Imana isumba byose abari barabaswe n'ibyaha bakure muri ubwo bubata. Nyemerera uyu mwaka w'ibihumbi 2021 babashe kugendana nawe, babashe kuba umwe nawe, Kristo Yesu bomatane nawe, kugira ngo babashe kuba umwuka umwe nawe. Ingingo zabo ntibakongere nyagora ku ngoma data wera kuzikoresha ibidakwiye, imibiri yabo ntibakongere kuyikoresha Mwami Imana ibitaremewe, ahubwo nyagora ku ngoma bafata icyemezo cyo kuyoborwa nawe no kugenda nk'uko bikwiye. Urakoze Imana isumba byose, shoboza buri umwe wese wari warabaye imbata y'icyaha kugira ngo abashe kureka icyo cyaha. Uyu mwaka umubere umwaka w'ubutsinzi, uyu mwaka umubere umwaka wo kubohoka, uyu mwaka umubere umwaka wo kugendana nawe. Izina ryawe rikomeze gushyirwa hejuru. Urakoze Imana isumba byose, ni mu izina ryawe nsenze nizeye, amen. Shalom bene data, Uwiteka Imana aduhane umugisha. Mwari kumwe n'umuvugabutumwa Muhongerwa Goreti, amen.